mfata agatotsi numva nshiduka yampfumbase ndasakutse aravuga ngo ceceka nta kibazo wigira ubwoba. Ahantu twavomaga ku iriba nshize inzira z'ubusamo nyine kugira ntanyura mu muhanda kuko nangiritse ngo mitangera mu rugo ndaryama ntinya kubibwira mama. Wamaze ibyumweru bibiri byose kubera uburyo ki yari yakugize utarajya no ku ishuri. Mama ntiyakubazaga tese bimeze bite mwana wanjye ubone ari gushyiramo imbaraga kuba yakubaza iki? Nyine yarabimbazaga panga kwiyahura arambwira ngo hoya waba ubabaje mama wawe. Ubwo hashize amezi 4 ndagenda ndahishira. Nari mfite tonto wanjye ugira amahane aza mu rugo akunda amata cyane n'ibijumba. Bayateretse bamutumyeho baramubwira ati mwishywa wawe afite ikibazo. Yego. Nareba mama nkumva agahenda karanyishe ku buryo mama nawe yagiye kwiyahura ari nko mu masaa 8 z'ijoro kubera njyewe naciye ubwenge. Abandi twari duturanye bakajya bandika ngo ndikinyendara. Komera mama, komera ihangane. Noneho byarambabazaga nyine mama akatwihanganisha akambwira ati mwana wanjye ihangane komera nakundi komera. Mama akajya amekera umwana ariko nyuma byaje kuba ikibazo akirihanagura baza kurwana akubise mama. Papa yakubise mama ngo iwabo wa mama bahita bamutwara baramubwira ngo wambwaye ntuzongere kugaruka iwacu. Ni ukuvuga ngo njyewe nageze igihe cyo kubyara mama twitinda nkuru bana nanyirukanye mbana na mama. Abantu bakajya bavuga ngo umugabo ngo yateye umwana inda na nyina. Kuri 17 bwo nabwo wafashwe ku ngufu cyangwa se nabwo hari ubundi buryo wabyayemo? Nabwo n'uwo mugabo wamfashe ku ngufu yantumyeho ngo ampe mituweli y'umwana. Icyo gihe mituweli yaguraga 1000 kuko n'ubwa mbere banjyanye mu murima ntwitinda ya mbere izuba rirashenda rabirana nitura hasi. Noneho mama barabimubwiye ati ariko uriya mukobwa wawe buriya ntatwite. Mama aramubwiye aravuga ati mwana wanjye yarabyibushye ibigori bireze umwana wanjye akunda igikoma. Mwana njyewe nta kintu bambwiye ibyo ni iby'abantu bavuga. Kavuga ngo ndarampumeka nk'urunyaruvu. Bashwe n'abantu batatu ariko suko rwari urukundo hafi ya bose barakunshongerera. Noneho inda ry'abantu bakuru mama akavuga ati noneho wanjye waravuze induru. Nabyumva nareba n'abantu bari aho ngaho avuga ati mana ubimfashemo. Gwara amaso ariko bijya bigera ikibazo ryajisho rikazamo amaraso ariko usibye njye ubizi nkamenya impamvu nkaho ubundi wacu basikari ikibazo cy'amaso bisanzwe. Yaragukubise byagenze bite bigeze aho ngaho? Namwimye amaze kugukubita utyo arangije gufata no ku ngufu. Ndamwanga naho nasanga bamutera icyuma sinamutabara. Arambwira ati mama umbabarire uzankoreshereza ikirori wenda uzahagere basi byonyine abana nigana nabo bakubone kuko njyewe ntago nkunze kuba mu rugo kuko amateka yambayeho ni menshi. Niyo nyuzeho bavuga ngo dore wa mwana n'ubu nta nubwo bumva ko nakuze bavuga ngo wa mwana byafite 12. Ako uwo mugabo maranye nawe imyaka 4 tubyaranye kabiri abana bapfa. Ako wenyine agahita ncyurira ahita mubwira nti njyewe ntago abana nabigizemo uruhare ntabwo nashatse kubw'urukundo. Twari twiteguye ko tugiye gukoresha ubukwe nanjye nkitwa umwana nk'abandi wacu. Itariki y'ubukwe igera afunzwe ariko niya arakaye ambwira ko ndindaye. N'ubundi uburaya bwawe n'ubwa kera wabyaye uri umwana none uburaya bwawe burakokamye dore wanze kumbyarira. Barambwira ati wa mudamu wabona iyo nzobe yawe ariko nta kintu ufite ubu urutaho ukanaburara. Aba bakire batakujyana wirirwa gusambana nabo. Ndatekereza ukuntu mba niriwe nangaye nanataha nanewe nkaza nkaryama wumva birambabaje. Kanambwira ati subundi wabuze ujye ubundi kwagiye. N'ubu nakabaye naragiye nuko nabanjije kugira ngo nyemure ikibazo cy'umwana wanjye. Umugabo nubwo ndi kumwe nawe ni hafi ya ntawe isaha n'isaha. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murere mu mpande zose z'isi. Ndabasoje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane ko nawe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi. Comment zanyu ni ingenzi. Umunsi twicaranye n'umumama mwiza muramubona kuri kamera zacu ndetse navuga ngo ubuhamya bwe ni isomo kuri njyewe, kuri wowe udukurikiye ndetse no kuri benshi
b'urungano rwe cyangwa se n'abaruta. Tuguhaye ikaze utangira utwibwira amazina yawe. murakoze nitwa Abayisenga Donata. Yego. Donata ni muntu ki rero? Donata ni umuntu wahuye n'ubuzima budasanzwe ari umwana, warushye ari umwana, Yego. wabyaye afite imyaka 15, yujuje imyaka 17 abyaye kabiri mu buryo butunguranye cyane. Hanyuma Donata ukiri aho ko numva ufite igihunga, urabanje ati mbese ufite igihunga ariko nta kibazo, isanzure wirekure, sibyo kuvuga niko gukira, sibyo? Mba numva mfite agahinda kenshi Ntago byabura kandi buri muntu ubuzima wese mbayemo, natekereza no ku bana banjye nkumva ngiye kure cyane. Nk'iyo mvuganye nabo nkumva banyotse nk'ikintu ntafitiye ubushobozi, numva bimbabaje. Reba bano bantu. Gusa ikintu nababwiye ko batazajya bambaza ku bijyanye na papa wabo. Yego. Barabinyemerera bitewe n'amakuru wenda abantu baba bababwira, kuko barabibabwira cyane bakababwira ati mama wanyu yababyaye ari umwana. Bega ni ibintu byari bikomeye cyane, abantu bose babigiragaho ibintu bidasanzwe, kuko nyine bavugaga ngo umwana w'imyaka 12 ngo bamuteye inda. Akonaga ariko byari biri, nari mfite 14, kuko byari ibintu biteye ubwoba bibabaje. Yego. Tukiri aho ngaho, uturuka hehe Dona? Kavukire yanjye mvuka Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Mu karere ka Ngoma. Hanyuma inda wayiterewe i Kigali cyangwa se wayiterewe muri ako gace? Nayiterewe uragegeza umanura mikoro kugira ngo. Nayiterewe iwacu Iburasirazuba niga mu mwaka wa 6. Videographer ntaga kumva, urafata mikoro nko kunyifashe. Iyi wayiterewe iwacu Iburasirazuba nigaga mu mwaka wa 6. Mu mwaka wa 6 primaire. Hanyuma hari abantu benshi njya nkunda kubivuga, bashobora kuvuga ngo gufatwa ku ngufu ntibibaho, nyamara turabizi ko bibaho cyane, uretse wenda bashobora kwirengagiza. Kugira ngo ube bafatwa ku ngufu byagenze bite? Hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Njyewe byambayeho cyane kuko nari ndi umwana ukunda Imana, naravukiye iwacu mama ari umwadeperi, ndi n'umuririmbyi. Haza itorero ry'inzaduka, nanjye mba ngiyeyo na mama bagiyeyo. Yego. Mba umuririmbyi. Hari umuvugabutumwa nyine waho ankunda ngo ndi umwana mwiza witonda. Yego. Ubwo muri adeperi urumva nari mvuyemo ntabatijwe, mpita mbatizwa aho muri iryo torero. Aho ngo ntago byari muri adeperi. Mu itorero ry'amacaca. Ngo manura mikoro neza. Gutya nko kunyifashe. Uragerageza. Yego. Byari itorero bita Glory Church. Glory Church. Yego. Hanyuma mu muririmbyi, mama nyine ari umukristo waho. Uwo muvugabutumwa waho ankunda. Akajya apanga ngo hari amasengesho. Nkajyayo n'abaririmbyi bacu kuko natwe yaratuyoboraga nk'abana. Ankunda nyine nkajyana urukundo rw'uko ndi umwana ukunda Imana. Ariko yari afite ikintu agamije. Yego. Yaje kumbwira ko nimugoroba turi burare ku gikumba. Ku bantu batazi iby'igikumba nyine ni ukurara musenga nijoro, wenda mu rugo rw'umuntu ntimurare kuri matora, mukarara ku musambi cyangwa ku mukeka musenga. Ubwo nyine naje kujyayo usanga abandi bana ntago baraza. Jyewe ndasenga, maze gusenga nyine ndaryama muri salo ku musambi. Arambwira ati ndamubwira nti se ko abandi bataraza, ati humura ariko baraza. Ngo giye wari nkasangahe? Nagiye mu masaa 1 za nijoro. Usanga uri wenyine, wisanga aho ku gikumbura umwe. Yari umupasiteri harya? Yari mwarimu. Yari biranshanga ba mwarimu na pasiteri. Yego. Arakomeza kubwira uti abandi bana baraza, niho warugeze. Arambwira ngo abandi bana baraza wigira ubwoba. Ko numvaga nta kibazo kuko ntago ibyo nabitekerezagaho. Yego. Ngo nyine ndiryamiye niyorose igitenge nicyo nari najyanye.
abansanze aho ngaho araryamye nawe azana ishuka aravuga ngo twiyorosanye ndamubwira nti oya mfata agatotsi numva nshiduka yampfumbase ndasakutse aravuga ngo ceceka nta kibazo wigira ubwoba byabaye nko mu masaha 8 z'ijoro ubwo nyine nari ndi umwana murabona uko ngana n'icyo gihe ukuntu nanganaga nari mutoya cyane ubu narabyibushye kuko ndabyibuka njya kwipimisha inda yego ayiri mu mezi 8 nari mfite ibiro 45 yo numva nari ndi umwana ubwo nyine umugabo nyine birangira bigenze uko nguko nyine afata ku ngufu ndavuze induru muri izi saa 8 z'ijoro ubundi abantu baravuga ko nageze muri iyi nzu mute mu ruhe rwego ubwo nyine ndihangana mu gitondo ndazinduka mpita nca ahantu twavomaga ku iriba nshize inzira z'ubusamo nyine kugira ntanyura mu muhanda kuko niyo nangiritse ngo mpita ngera mu rugo ndaryama ntinya kubibwira mama no ku ishuri sinajyayo akambaza ngo ufite ikihe kibazo nkamwiherera ubwo nyine namaze nk'ibyumweru 2 mu nzu ariko mbibwira akana k'inshuti yanjye twakundanaga cyane buri kintu cyose tukiziranyeho nyine ndabimubwira aranyihanganisha ajya gukora ahantu wamaze ibyumweru 2 byose kubera uburyo ki yari yakugize utarajya no ku ishuri mama ntiyakubazaga tese bimeze bite mwana wanjye ubone ari gushyiramo imbaraga kuba yakubaza nyine yarabimbazaga nkamubwira nti ndumva narwaye umutwe nkamubeshya yajya guhinga bakagira ngo nagiye ku ishuri ngewe bajyaga nakoreshaga ibishoboka byose nkava mu rugo nava mu rugo nyine nkahita nsanga uwo mwana ahantu akora akazi ko mu rugo nkaba ariho niryamira kugira ngere mu rugo isaha zo kuva ku ishuri zigeze kumva ubwo ntabwo nenzi ko ntwite ubwo gahinda kanje nirirwaga ndira uwo mwana nyine akambwira ati subu tuzabigenza dute mpanga kwiyahura arambwira ngo hoya waba ubabaje mama wawe ubwo hashize amezi 4 ndagenda ndahishira noneho nkajya nirirwa nduka bateka ibirayi umwuka w'ibirayi ukankubita nkaruka ariko nyine batagira gutekereza ko kuko nta muntu no kuva twakunda abana bagira ikigali cyo gukundana n'utusoresore ngiye ntabwo byabagaho nubwo icyo gihe ufite imyaka 14 yego noneho ubwo ngubwo ndabyibuka hari kuwa 5 nari mfite tonto wanjye ugira amahane aza mu rugo akunda amata cyane n'ibijumba bayateretse bamutumyeho baramubwira ati mwishywa wawe afite ikibazo yego araza arankubita se ufite ikihe kibazo ndamubwira nta kibazo mfite noneho kaka wanjye arambwira ati ngiye ndabona uno mwana atwite ndabahakanira kandi ubwo ndari amezi 4 ndabahakanira maze kubahakanira bahita bahamagara komanda wo ku murenge wa Remera uri guta mikoro uragerageza nk'uko nyifite biragoye ariko uragerageza sibyo ubwo nyine nibwo nahise mbyemera ko ntwite ariko sinababwira umuntu wayinteye ariko bo bahise bavuga ngo nta wundi muntu waguteye indani runaka kuki ariwe bahise batekereza babonaga hari ubundi ahantu najyaga njya yego kuko navaga ku ishuri ngavangiye kwa mwarimu kumukorera amasuku nta kindi nta hantu bigeze bakeka wenda bavuge ngo karakana oya niwe bahise bakeka ubwo bahita bazana imodoka baramupakira baramutwara nareba mama nkumva agahinda karanyishe ku buryo mama nawe yagiye kwiyahura ari nko mu masaha 8 z'ijoro kubera ngewe abanyerondo baramugarura mama nawe ntaramubwira ukuri kose kuko ibintu byagenze nyine ubwo narabimubwiye niho yahise afata umwanzuro wo kujya kwiyahura kubera agahinda cyangwa se kubera kumva ko ari nk'isoni umwana mukojeje cyane ko ari agahinda kuko naciye ubwenge abandi twari duturanye bakajya bandika ngo ndi kinyendaro komera mama komera ihangane noneho kahabanaga nyine nayo mfite musaza wanjye nyine turi babiri ariko tudabuje papa komera mama nkumva birambabaje byarambabazaga nyine mama akatwihanganisha kambwira ati mwana wanjye
ihangane komera nakundi komera. nkihangana natekereza no ku musaza wanjye nawe tudahuje papa numva birambabaje natekereza ko noneho nanjye ngiye kubyara umwana wo muri ubwo buryo numva ngiye kure cyane ariko nyuma naje gukomera nyine mera nk'uwiyakiriye mama akajya amekera umwana ariko nyuma byaje kuba ikibazo akirihanagura. Komera mama, komera ihangane. nagiye kubyara mama nawe atwite hanyuma uravuze ko abana bakwitaga ikinyendaro kubera kuvuga birashoboka ko ubwo buryo waba ari utwisemo aribwo mama yatwisemo nawe. oya njyewe numvishije yuko mama ngo yashakanye na papa afite imyaka 17 noneho nyuma yaho kubera iwabo wa mama bari abakire ngo papa nyine ari umuntu waho ngaho nyine baza kurwana azikubise mama papa yakubise mama ngo iwabo wa mama bahita bamutwara baramubwira ngo wambwaye ntuzongere kugaruka iwacu ubwo nyine birangira mbaye iwacu ndererewe kwa sogokuru gutyo nyine birangira ntandukanye na papa gutyo nyine ubwo nderwa na mama kwa sogokuru. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ntwite mama yari afite umuntu bateretana arashaka ariko mama yashatse umugabo ariko atazi yuko njyewe mfite icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo njyewe nageze igihe cyo kubyara mama atwite inda nkuru barananyirukanye mbana na mama abantu bakajya bavuga ngo umugabo ngo yateye umwana n'umugore umwana na nyina nyine ubwo mbaho muri ubwo buzima mbaho ngaho kwa mama maze kubaho ngaho hari mukase wa mama kuko ise wa mama wanjye afite abagore 3 hari mukase wa mama wanjye amukunda aravuga maze kubyara abwira mama ngo uriya mwana agomba kuza kuba mu rugo ubwo nyine nirirwaga kwa mama ku manywa nimugoroba nkajya kuryama ubwo ni kwa kaka niko nabivuga. Harimo waguteye inda mwasengeranaga mu itorero rimwe? oya n'ubu nakuri nababwiye ni ukubijujura ako nyine bakeka ariko nyine barakeka ariko njye ntago ndabaho ukuri. Kubera icyo utigeze ubabwira ukuri kandi uyu munsi nk'uko twaganiraga umwana ni mukuru afite imyaka 12 yego muri iyo myaka 12 kubera icyo utigeze ugerageza kuba byibuze wanajya kumurega mu buyobozi cyangwa ukabibwira umuryango wawe ukaba wamukurikirana akaba amategeko amureba yamukurikirana? Impamvu ntabibabwiye ni uko ubwa mbere bajya kumufunga ni uko nagiye kuvuga ko atari we wanteye inda nkareba nkavani n'ubundi niyo nzajyayo kubivuga kuko biranditse ntacyo byamarira. Kubera iki wagerageje kumukoraho icyaha kandi icyo cyaha kuko yari yakigukoreye ni ubwana cyangwa? Byari n'ubwana ariko nanone nkageraho nkatekereza reka kandeke kumufungisha wenda umwana wanjye wazaba afite papa amwitayeho atazamera nkanjye. Hanyuma hari ikibazo ngiye kwibaza mu kanya wari kumbwira uti nabye mu buryo bubi cyangwa se uburyo ntifuje ndi umwana mutoya ku myaka 14 ku myaka 17 kuri 17 bwo nabwo wafashwe ku ngufu cyangwa se nabwo hari ubundi buryo wabyayemo? Nabwo n'uwo mugabo wamfashe ku ngufu yantumyeho ngo ampe mituweli y'umwana icyo gihe mituweli yaguraga 1000. Hanyuma nabwo wari wagiye mu nzu ye bwo byagenze bite? Gerageza tubwire ubuhamya neza kuko abantu badukurikiye dige bandika comment ati ntago ubuhamya bwuzuye ntago ari kubisobanura neza nkurikije abandi bajya baza gutanga ubuhamya. Gerageza usobanurira abantu mbese n'uwo byigisha ariko aba yumva ko byibuze hari aho bumuvanye naho bumugejeje sibyo? Kandi koko ukomere ni ibintu bigoye cyane kubyakira ariko navuga ngo Imana ibihari sibyo? Nabwo nagiye mu nzu yiwe uko nyine njye yantumyeho uwo mwana w'inshuti yanjye aramubwira umubwire azatora amafaranga mituweli nagira ikibazo ibyabaye ntago bizongera umubwiye ko ngiye no kumushingira butike. Ubwo rero butike mu gihe cyo nari ndimo ndi umwana numvaga ari ibintu bikomeye cyane
kuko yari numvaga ngo yari n'umudimobile kuko ni umuntu wavuye hanze ntago aho iwacu ariho kavukire. Arambwira ati nzagushingira butike. Numva ko nyine ngiye guhita nubwo ndi umwana ngiye kugira amafaranga nubwo nacikirije amashuri ariko umwana wanjye azabaho neza, ariko ntago ariko byagenze kuko ibyo byamaze kuba. Noneho ndaceceka mpanga gahunda zo kujya kwiyahura, natekereza umwana wanjye nanone nkongera nkababara mpita mbyikuramo. Ubwo nyine inda yarinze yuzuza amezi 8 no mu rugo nta n'ikintu bazi ko ntwite, kuko nakoreshaga ibishoboka byose usibye ko niyo naba ntwite ntajya ngira igifu kinini, nahekaga umwana ku buryo nta muntu wamenya ngo ndatwite. Noneho kubera ko mama natinyaga guhinga, ubundi guhinga ntabwo narabitinyaga kuko n'ubwa mbere banjyanye mu murima ntwite inda ya mbere izuba rirashenda rabirana nitura hasi. Noneho mama barabimubwiye ati ariko uriya mukobwa wawe buriya ntatwite. Mama aramubwiye aravuga ati umwana wanjye yarabyibushye ibigori bireze, umwana wanjye akunda igikoma kuko n'ubu nkunda igikoma. Ubwo sinjyanywa inzoga ngo njyewe inzoga yanjye nuko ngomba kurara ntetse igikoma kitaba cyabonetse iyo sukari bayiri aho ntabonye ifu n'isukari njye nayitaba mu mazi nkanywa nkumva biranshimishije. Ubwo nyine bibaho muri ubwo buzima aho njya no kwa gitifu w'akagari ankoresha amasezerano ko ndamubana mfite, ndamubeshya kuko numvaga ko n'ubundi ngiye kwipfira nta kundi. Ubwo nyine gitifu ashiduka narabyaye undi mwana wa kabiri, uwo sinigeze mbyarira no kwa muganga. none se ubu hari abari buze kumva ko ari nk'uburangare, ati wa muntu wa mbere yaraguhemukiye, bwa kabiri nabwo urongera uramwishyira, ati se urumva hatarabayemo uburangare? Ku bw'ubwana urebye nta burangare nabigizemo kuko nubwo namaze kubyara nta kiganiro nagiranye nawe kuko nari ndi mwihungabana ry'uko mbyaye ndi umwana. Abanyabuzima bakaza iwacu, inzego zo ku murenge zikaza ziza kundeba kuko byari ibintu bikomeye kuko n'igihe cyo kwerekeza kubyara uwo mwana wa mbere ntabwo abantu bumvaga ko nzabyara kuko hari n'uwabwiye sogokuru wanjye yari afunzwe, se wa mama ari kuri gereza, baramubwira ati wa mwuzukuru wawe kwa muganga bamuhaye randevu ko amezi 7 nagera tuzamuteruramo umwana. Atumaho mama arabimubaza aramubwira ati njye ibyo simbizi. Mama yambaza se kujya kwa muganga bakubwiye iki? Avuga ni njyewe nta kintu bambwiye, ibyo ni iby'abantu bavuga. Kavuga ngo ndarampumeka nk'urunyaruvu. Bega urumva byari urugamba ariko siko byagenze. Inda yaramfashe kuko njye numvaga mu kubyara nubwo natekerezaga ko nzabyara nk'uko numbyumva, numvaga nzabyuka nkasanga ndi kumwe n'agahinja. Ako siko byagenze. Inda yamfasha ariko wa kane ko ntarinzi byari byo mvuye kwifotoza irangamuntu, kubera byari bigenze gutyo njye nifotoje irangamuntu igihe kitaragera, nandikisha igihe kitari cyo kugira ngo ngire imyaka nanjye myinshi. Ubwo inda yamfashe kwa kane ndagenda kwa muganga, nari ndwajwe n'abantu 3 ariko suko rwari urukundo hafi ya bose barakunshongerera. None inda ry'abantu bakuru mama akavuga ati noneho wanjye waravuze induru. Nabyumva nareba n'abantu bari aho ngaho avuga ati manu bimfashemo. Inda yamfata nkiyerose ishuka cyarekura nkaganiriza n'abantu. Nukuri Imana yarahabaye nubwo namaze iminsi nabyaye ariko cyumweru saa 9 ariko nabyaye neza. Mbega ibintu bitunguranye n'abantu nta nubwo babyumvaga. Namaze no kubyara umuganga aragenda ngurira igifanta ati wa mwana urusa ababyeyi benshi wabaye intwari. None se bwa kabiri bwo uruhinja pe, ndetse n'amategeko yacu ntiyemera umuntu hohotera umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Navuga ngo bwa kabiri nabwo aragiye arongera aragushuka cyangwa se hari ibiganiro runaka byabanje kubaho kubera iyo butike yari yakubwiye uravuga uti nta n'ubundi nta kibazo, ni papa wa mwana wa mbere n'ubundi reka twongere turyamane? Ntabwo ari uko byagenze. Nuko umwana uza amakuru yanjye yapfuye w'umuhungu, yari umwana w'umuhungu nyine w'umufamiye kuko yigeze kunkubita amena ijisho. N'ubu njya ngira nyine ndwara amaso ariko bijya bigera ikibazo rya jisho rikazamo amaraso, ariko usibye njye ubizi nkamenya impamvu. Nkaho ubundi iwacu bazi ko ari ikibazo cy'amaso bisanzwe kuko mama yambwiye ngo kwa muganga kera baramubwiye ngo ndwara amaso ya myopi.
ngira ikibazo nama ndi kugenda sinanarebe. Ariko ubwo nyine bo bagira ngo ni cya kibazo cy'amaso, ariko ni uwo mugabo wankubise ijisho rizamo amaraso. yaragukubise byagenze bite bigeze aho ngaho? Namwimye. Wari wanze ko muryamana arangije akoresha imbaraga kugeza gukubita akakuramo yankubise urisipa mu maso. Silipa. hanyuma amaze kugukubita utyo arangije gufata no ku ngufu. None se nanone urataha ntiwongera kubwira mu rugo ko yaguhemukiye nanone? Kubera ko icyo gihe nasuzuguye mama, nanze kugira ikintu mubwira. Yari yagiye guhinga aje asanga nta kintu nakoze. Ariko ubundi ngiye mu buzima busanzwe nubwo ntabashije kwiga nakundaga ubucuruzi. Nkajya gusoroma utudodo cyangwa nkajya mu gishanga kugura amashu, kurangura amashu, nkajya kuyacururiza mu mujyi Kibungo. Ubwo nyine icyo gihe sinari nagiye no gucuruza, wenda mama avuge ngo wagiye gucuruza asanga nta kintu nakoze, bituma mama ndakarira no mukundakara nyine sinamubwira ibyambayeho. Hanyuma nyuma yaho nabwo ntiwongeye kujya kurega uwo mugabo, nanone warongera uramureka uti azarera abana banjye n'ubundi nta kundi? Oya, nta n'igitekerezo njye nigeze ngira cyo kuba yarera abana banjye, kuko njyewe ntamwanga, naho nasanga bamutera icyuma sinamutabara. Iyo umuntu akugiriye nabi yego n'igikomere ariko byibuze ntukabe nkawe, sibyo? Byibuze uzagerageze n'igikomere ndakumva, ariko njye kwiyakira byarananiye. N'uyu munsi kuko umwana wanjye w'umukobwa yabatijwe ku itariki 26 z'uku kwa kabiri, kuko icyo gihe sinari bunajyeyo. Yarambwiye ati mama umbabarire uzankoreshereza ikirori wenda uzahagere basi byonyine abana nigana nabo bakubone, kuko njyewe ntago nkunze kuba mu rugo kuko amateka yambayeho ni menshi. Niyo nyuzeho bavuga ngo dore wa mwana, n'ubu nta nubwo bumva ko nakuze bavuga ngo wa mwana wabyaye afite 12. Ntago nkunda kuba mu rugo pe. Nabyaye mfite 14 ariko abantu ntago ariko babivuga. Ubwo nyine abana bigana ntago bari banzi usibye kunyumva. Umwana ararira ndavuga nti okay nta kibazo nzaza, mwana wanjye nzaza. Ariko hagati aho akaba nashakanye n'umugabo, ntago we yabishakaga ko njyayo. Biba ngombwa ko njyewe ku itegeko ryanjye, kuko naramubwiye nti njyewe umwana wanjye ngomba kujya kumushyigikira. Ariko uwo mugabo maranye nawe imyaka 4 tubyaranye 2 abana bapfa. Ariko we nyine agahita ncyurira, ahita amubwira nti njyewe ntago abana nabigizemo uruhare, kuko iyo mba narabigizemo uruhare mba narishe babandi banjye nabyaye mfite 15. Nyine nawe akanjomba nkumva birambabaje. Ubwo ariko umwana nari namusezeranyije ko ngomba kujyayo kuri 25 nyine, ubwo nibwo nahise njya mu rugo. Mwana wanjye nyine arabatizwa ndamushyigikira mu bushobozi mfite buke bushoboka, aranishima. Hanyuma tubwire none urugendo rwo gushaka, wahuye n'ibyo bikomere ko tuzi ko hari abantu bahura n'ibyo bikomere no kuba bakorerwa ibikorwa by'umunyamaswa nk'ibyo, bakaba bakanga igitsina gabo cyangwa abazinu. Ku rugendo rwo gushaka bwo washatse gute? Se washatse kubera byebazo byuze kugira ngo uhunge iwanyu ya magambo yabo agabanuke, cyangwa se washatse kubw'urukundo n'uwo mugabo? Ntabwo nashatse kubw'urukundo, bwari kugira ngo nanjye igisuzuguriro kimveho cy'amagambo y'abantu, ariko ntabwo byampiriye. Kubera iki bitaguhiriye se? Ni wowe udashobotse cyangwa se byagenze bite kugira ngo urugo rube byakanga? Nagiye ntamukunda, ariko byaje kurangira mukunze, kuko nashakanye nawe ari mu kwa 12 akorera abazungu. Mu kwezi kwa 6 ubwo twari twiteguye ko tugiye gukoresha ubukwe, nanjye nkitwa umwana nk'abandi wacu. Itariki y'ubukwe igera afunzwe. Kubera iki? Hari ibyibwe ku kazi nyine babimushyiraho. Ubwo nyine bamushinzaga miliyoni 40 na mashini nyinshi n'ibintu byinshi mbese. Ubwo nyine itariki y'ubukwe igera afunzwe. Nari ntwite kandi ndamezi 7.
ari ibintu biteye ubwoba. Umugabo yafunzwe mu nzu hari ibiceri 300. Noneho hari kuwa gatandatu kuko yakoraga ijoro. Nyiribyondo aho twabaga amifu y'ubugari ku cyumweru nyine umugabo yatahaga mu masaha 3 mpita nteka ubugari nkora n'agasosi k'ubunyobwa muri bya biceri. Saa sita ziragera, saa 7, saa 8 nkamuhamagara nimero nticemo, ariko numva ngize ubwoba. Bigeze mu saa 9 amamagaza indi nimero arambwira ati hari ikibazo cye cyavutse ku kazi ariko cyakemutse ngiye kuza. Ariko ubwo suko byari bigenze, kumbi bari bamujyanye ribe mutwaye. Nkomeza kumuhamagara njya kuryama, ubwo buranyica kuryama biranga. Ariko iwabo bakajya bamura mukuru wakampamagara ngo esenga amakuru ngo y'umugabo wawe. Nkubwo nti n'ubu nimero ye yanze gucamo. Mu gitondo saa 11 nibwo mukuru we yampamagara ngo ati umugabo wawe arafunzwe. Ati afungiwe Aragrete. Nararebye ndavuga nti n'ubundi ntibari bumumpe, mfata umwenda wanjye, mfata n'udusilipa ndagenda kuri Aragrete. Nandikishije amazina barambwira ati hari abantu bajyanye Igikondo. Ndavuga nti noneho nawe baramujyanye rwose. Ubwo ngubwo ariko ntibari bamujyanye, mpita ndeba undi mupolisi ambera umwana mwiza arambwira ngo aceceka nkufashe basi mu bushobozi mfite. Ndamubwiye imyirondoro arambwira atarahari. Ndamubwira nti noneho rero ngomba barira umunkirira utuntu arahita amenya umuntu havuye. Arabinkorera arabimushyira. hanyuma ubwo twabanye cyangwa se mubana ntago ndakubaza na mukibana byaranze kubera ko nshobora kuba mbyara cyangwa se tubyare kankoresha iryo jambo abana bavamo. Ese niho habaraturutse amakimbirane yo kugira ngo abe yagucyurira cyangwa se nandi makimbirane yo mu ngo nkuko tujya tubyumva? Niyo makimbirane kuko niyo wenda nk'umwana mvugishije ubu ubona ahindutse. Ubu umwana ashobora nko kunyaka nk'amafaranga kandi mbana nawe ariko nkaba ntamubwira ngo mpa amafaranga y'umwana. Ntago azi ko hari abandi bana wigeze mu buryo navuga ngo budakwiye cyangwa se mu buryo bw'ibyago, reka nkoresha iryo jambo, cyane ko wafashwe ku ngufu kuri iyo myaka. Ese ntago wigeze umuganiza amateka yawe? Arabizi. Arabizi kuko no muri vacances abana bajya baza kunsura. Ariko niya arakaye ambwira ko ndindaye. N'ubundi uburaya bwawe n'ubwa kera wabyaye uri umwana, none uburaya bwawe burakokamye dore wanze kumbyarira. Umuntu w'umugore amara umwaka adatwite kubera ko umwana wacu apfuye uwo wa kabiri. Umwaka wa kabiri uzuzura mu kwezi kwa 8. Ko nyine njyewe bimbera umusonga kambera ibibazo. Kandi ntago ari we wahisemo kuba utabyara kuri uyu munsi, ahubwo navuga ngo ni ibyago. Ni ukuvuga ngo kuba ntarahise ntwita nanjye nabigizemo uruhare kubw'ubuzima. Umugabo wanjye ubwo yamaze gufungurwa nsubiye inyuma agura igare ajya kunyonga. Cyari ubuzima bukakaye ariko ajyayo bikanga, mama akanyohereza ibyo kurya. Bigera naho mu rugo bati se wavuyeyo, uko nayo imaze kugeramo urukundo rwo kumukunda. Kuko baje gushyingura umwana wa mbere biba ngombwa ko iwabo w'umugabo baravuga ati umwana wacu turamutwara. Niko babwiye mama nawe ujyana uwawe, ubuzima nibamara gufatisha bazasubirana. Ndabana rero ntabwo iba ari byo bidutandukanye kuko sinahuye nabo ntwite, ntabwo yantwaye kuko ntwite cyangwa nabyaye. Ntabwo namutengushye, twaragumanye tuba muri ubwo buzima bukakaye. Ubwo ngubwo nyine turabimenyera. Aho uyu mwana rero wa kabiri wapfire yapfuye afite amezi 9. Hari umudamu inshuti yanjye yahise ambwira ati rero ntabwo wakomeza kwicara gutyo, wahiga ikintu ukora. Ariko nsubiye aho inyuma uwo mwana wa kabiri nyimutwite ngiye nagiye no gushaka akazi k'ikiyedi kubw'ubuzima. Hari naho najyaga bakakanyima. Ubu nubwo mubona nsa gutya ntabwo ari uko nasaga. Kambwa ati umuzungu usa gutya
yakora ikiyede, mfite inzara ndende, mfite isura nziza. N'ubu nuko ari ubwo buzima, ariko urabona ndi mu nzira ntabwo wamenya ko ndi umunyabibazo nk'uwo. Nshobora no hari n'ahantu nagiye gusenga barambwira ati wa mudamu wabona iyo nzobe yawe ariko nta kintu ufite ubu urabutaha ukanaburara, ariko mbonye ukaba n'umuntu yanansaba ati wampaye iki ngiki kandi ntacyo mfite nyine, ariko kwa kuntu Imana yihera umuntu agasura umuntu ntibamucishemo ijisho. Nyine ubuzima bumbana ubuzima, kede ndagikora, naretse kugikora indari amezi 5, ndicaraho nyine nungwa n'umugabo mu buzima bushoboka. Ubwo ngubwo nkajya njya gusenga, ngiye nkunda gusenga n'ubu kwa kane njya gusenga hariya hepfo mu gishanga. Ubwo ngubwo ubuzima burande ariko bigeze aho turiyakira n'umugabo wanjye twumva ko nta kundi, abonetse tukayarya n'umutima mwiza. Ubwo ejo bundi umwana amaze gupfa nibwo nyine nagiye gucuruza ubushera mu Gakinjiro, nkagenda nkajyana Kakenze k'ubushera bakangurira, n'igihe banyamburaga ariko nkongera nkatitiriza, bigeze wongera ku njerekani y'ubushera. Maze nyine umwaka ari ubwo bushera ncuruza, ariko ubwo nyine bisigaye byaranze ncuruza Kakenze k'ubushera, nabwo ntikanashira, ariko n'ukwanga kwicara kuko nta yindi diplome mfite ngo mvuge ngo iki. Gusa nyine mfite igishoro nacuruza, kuko nanacuruzaga butike nuko banyibye nakoreraga buretwari, ariko nyine ibyanjye nuko bimeze. Hanyuma uyu munsi umugabo muracyabana cyangwa se byarangiye mutandukanye kubera ayo makimbirane cyangwa se ibyo bibazo by'uko uyu munsi utashatse kubyara nk'uko wabimbwiye? Subiye aho inyuma nakubwiye ko nyine nanjye hari aho nagize uruhare rwo guhita nabyara, kuko urumva nari mpfushije 2 buri mwaka. Noneho bakambwira ati rero nturakomera n'umugongo wabyaye ukiri umwana, basi ba wihanganye urebe ukuntu bigenza. Naragiye kwa muganga ndabibatekereza, barambwira ati rero nturakomera umugongo, ushobora no kubyara umwana utuzuye kubera uri kubyara vuba na vuba, uko umwana ahita apfa uhita utwara inda. Bantera urushinge rw'amezi 3, bamaze kuruntera nyine ndongera nsubiraho bantera urundi. Ndavuga nti noneho reka mbireke gusubirayo, ndabireka. Maze kubireka noneho ubwo ngubwo ndavuga nti noneho ngiye kubyarira umugabo. Noneho ubwo nyine umugabo nkajya njya gusenga avuga Imana wamereye umugabo akazi, agiye kumva yumva hahandi bamwirukanye n'ubundi baramuhamagaye, bahita bamusinyisha kontara y'umwaka. Ariko kuva asinye iyo kontara yahise aba wundi. Ubwo nambwiye nti rero Imana ishimwe kuba ubonye akazi, ibyo 100 bagiye kujya baguhemba ku kwezi, dufite n'igare rizarya ryinjiza icyo 1,000, nanjye nkorera icyo 1,000 nkicyure, hari icyo tuzageraho. Cyarakunze koko, arahembwa umushahara wa mbere, twishyura inzu ya 30, turahaha umufuka w'amakara w'umuceri, nyine utuntu dukenewe. Ariko yabikoze nk'amezi 3, ntabwo ubu bikibaho, mu kwishyura inzu gusa. Hahandi nshobora no kuba nagiye gucuruza ntajya kwishyuza, kubera ko ndagenda ngakopa bakanyishyura nimugoroba bamaze nabo guhembwa, kuko ni abasuderi bamwe ni abakarani. Nagenda nayabura akambwira ati bagiye gusambana n'abakire mu Gakinjiro. Ati ubundi abo bakire batakujyana wirirwa gusambana nabo, natekereza ukuntu mba niriwe nangaye, nanataha nanewe nkaza nkaryama, wumva birambabaje. Ubu noneho yafashe umwanzuro yuko nta mushahara wiwe ajya aza wikontorolaho, nanjye ngo menye ibyanjye, kandi ibyanjye njye ntabyo, n'utwo nyuye njyewe ndaduhahisha. Akanambwira ati se ubundi wabuze iyo ujya ubundi wagiye? N'ubu nakabaye naragiye, nuko nabanjije kugira ngo nyemure ikibazo cy'umwana wanjye, basi mukoreshereza akarori, kubera ko hari ikimina nabagamo cy'igihumbi cya buri munsi cyari cyarampaye. Ndavuga nti ngiye bavuga ko mpemutse narangije kwishyura. Ubwo umugabo nubwo ndi kumwe nawe ni hafi ya ntawe isaha n'isaha,
nayisohokamo nkagenda. ntabwo biba byoroshye ni ukuri mw'abagabo mwe mwajya mumenya inshingano zanyu koko mukareka kubabaza umugore mwiza nk'uyu kumufata akaba ari kurira gutya ukamubabaza ubana n'umuntu uzi ibikomere byawe kugira ngo abivure ahubwo akakuba bya bikomere wari ufite inshuro 100. urumva ubanye n'umuntu ufite ibikomere aho kugira ngo abyomore ahubwo ari kugutera izindi nguma ari kugutera ibindi bikomere kandi mwarabanye nk'uko tubwiye koko abizi none uyu munsi urumva naramuka abonye iki kiganiro bidashobora kuba yabyitwaza akavuga ati ahubwo n'ubundi wagiye kunshyira hanze reka njye nawe dutandukanira icyarimwe ati bitewe n'uko washyize ubuzima bwacu hanze. Nabikoze mbishaka kuko ntabwo byantunguye, ndabizi neza ko nabibona nyine afata imyanzuro yumva ashaka, ako ntacyo muri njyewe ndaba nduhubutse kuko n'umuntu wese ashobora no kumbona akavuga ngo uriya mugore nuko yananiranye, ariko njye ntabwo nananiranye. Ibyo nakora byose naba mbikoreshejwe n'ubuzima kuko hari n'umuntu w'umugabo naramubwiye nti se basi wampaye akazi nkajya nirihirira umwana wanjye ishuri, kuko uwo wundi mutoya we musaza we ntago we agoya yiwe ni 8,000. Arambwira ati ngiye kukujyana ahantu mu mishinga kuko nayo nishimye kuko umwana wanjye agiye kubona umushinga umufasha. Ubwo yari yarakoze nyine dutegereje ko yatsinze cyangwa yatsinzwe, ariko naje kubona yuko nawe ari ukunkina kugira ngo agere ku byo agamije. Ubwo nahisemo magana mu rugo ndababwira nti munyoherereza ibyemezo biranagorana bisaba ko ari ukujya ku ishuri. Mama arabikora n'umwarimu abimfashamo kuko arambwira ati uno mwana ntabwo namuteranira kuko aka kana ntabwo karangara ku ishuri kariga. Ubwo nyine byarangiye mu gihe cyo kugira amanota asohotse asohoka mu cyiciro cya 3. Nyine uwo muntu naje kumenya ko yahisemo n'urwitwaza arambwira ngo yabonye amanota make, ngo yabonye amanota mabi ngo ubwo bazamufata ubutaha. Ariko nyine njyewe nk'umuntu mukuru naje kureba ko hari icyo yaragamije. Yarambwira ati cyakoze akira nyine ngo 10,000 by'intwererano, ubwo nyine nubishaka njyewe nzajya ngufasha umwana mwishyurire wowe nubigiramo uruhare. Muri make akaba ashaka ko mwajya muryamana kugira ngo abe yafashe umwana. Mana y'isi n'ijuru ntabwo byoroshye, navuga ngo biteye ubwoba, ariko hejuru y'abantu, hejuru y'imbaraga z'abantu Imana irakora. Hanyuma uyu munsi ese wa mwarimu aracyasenga? Nyuma yaho ntabwo ukimubona, ese byibuze nanone hari icyo afasha abana? Tubwire nyuma gatoya ya wa muntu waguhemukiye noneho. Nta kintu afasha abana, nta gisenga, nyine ubu ni umusinzi w'aho ngaho. Ni ukuvuga ngo abana mama wanjye ubarera nyine akora iby'ubushobozi bwe bungana, nanjye nkamufasha. Ni ukuri birababaje. Hanyuma ujya umuvugisha byibuze ate se bite kutamfasha no kubarira abana? Ntajya nawe abakubaza nubwo ari abana navuga ngo bavutse mu gihe kitakwiye cyangwa se bavutse mu buryo ni umuntu mutarakundanye, ntago wamukunze, byo byose nawe agufasha ku ngufu si n'ibyo ari byo byose, nawe atagukunze n'iryarari ry'abanyabyaha, reka nkoresha iryo jambo. Hanyuma we iyo umubwiye ati se byibuze fasha n'abana bawe, we akubwira iki? Nta kintu njya mubwira kuko impamvu nta kintu mubwira, waba mu cyaro arababona abana nta kintu yakibwiriza, ntiyanamuha n'igiceri cy'ijana. Gusa umuntu nk'uwo waba umubwira iki koko? Ngo njyewe nta kintu namubwira, ndirwariza mu bishoboka. Hanyuma ibi byose waciyemo n'urugendo navuga bwa mbere ufashwe ku ngufu, bwa kabiri ubayeho mu buzima bubi cyane nka bwa bundi nyine mama wawe yabayeho, ubuzima navuga ngo bwo gukurana ibikomere n'ubundi by'imiryango, bwa gatatu nanone urashatse, urushako nabwo ntiruguhiriye. Mbese hari abantu bajya bavuga ngo hari igihe umuntu wagira ngo avukira ku ruha, mbese ibyawe byose byanze kuzamo amahirwe, ariko reka mvuge ngo hari ubwo igihe kiba kitaragera cy'umuntu. Nirihe somo wabyigiyemo wowe wagira abandi bakobwa inama, cyane ko n'uyu munsi uracyari mutoya, ibyo byose nubwo bikubaho ariko uracyari muto n'ubundi amahirwe ari imbere yo kuzashinga umuryango wawe? Ni ikihe kintu wigiyemo gikomeye? Byambereye isomo rikomeye cyane. Abana bankurikiye bose
bakiga kwitinyuka ku buryo nta muntu wabashuka. Kuko njye yanzaniraga amandazi ku ishuri nkumva akankunda, ariko ntabwo natekerezaga ko yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Mwitinyuka uwo mugabo. Yanzaniraga amandazi ku ishuri nkagira ngo nuko nyoboye korari nkunda kuko nayo nzi kuririmba. Ariko abantu nk'abo bose babashuka, mubirinde n'ushatse kugira inzira bicishamo, jya bicisha mu mategeko. Mutazabinjije nkanjye nk'ibyambayeho uku nguku, nkarinda ngira imyaka 27 ndi umwana w'ibibazo nk'ibyo ngibyo. 27 uracyari na mutoya, uri mutoya, navuga ngo n'ubundi imbere ni heza, amahirwe azagusekera kandi ujye usenga. Nicyo kintu cya mbere kiruta ibintu byose. Iyo umuntu asenze akaba ibibazo bye cyangwa se imihangayiko ye yabitura Imana, Imana nayo yumva isengesho rye, sibyo? Kandi rimwe na rimwe ntibikabe rimwe na rimwe, ahubwo bijye biba iminsi yose, sibyo? Hanyuma ikibazo cya nyuma, ese muri dusubiye inyuma gato, muri kwagutwita wari umwana muto cyane, imyaka 14, ni imyaka igoye, ni imyaka navuga ngo yo kurerwa, uba ukiri umwana muto cyane cyane, ariko pe biteye n'agahinda. Kwa kundi umuntu atwita akabyara, ese kubyara wahekaga umwana byagendaga bite, cyane ko nawe ubwawe wari umwana? Ubundi nahetse n'uyu ukurikira uriya mukobwa uriya muhungu. Uriya mukobwa we ntabwo nashoboraga kumuheka kuko naramuhekaga nkababara umugongo no kumuha ibere. Ntabwo namuhaga ibere nicaye kuko ntabwo nari mfite utubere dutoya, byabaga ngombwa ko muha ibere ari uko ndyamye. Byari ubuzima bukakaye cyane, n'ubwo uwo muhungu kwiga kumuheka nuko yangaga abantu ari njye jyenyine yemera. Ariko nabwo ntabwo nabishoboraga, n'ubu nakurijemo umugongo, n'ubu njya ndwara umugongo nkahera mu nzu. Hanyuma ujya wumva hari igihe kizagira aba bana baracyari batoya 12, undi afite imyaka ingahe? Afite 10. Ubumva hari igihe kizagira noneho ukabicaza ukababwiza ukuri ati papa wanyu ntabwo wambereye umuntu mwiza, ABCD, mbese ukababwira ukuri kose byibuze, kuko abana bazakura n'ubundi bakubaza ati se mama papa wacu bimeze bite, abahehe ko tutamubona? Abana nuko nyine umwana wese akenera gukura abona papa we igihe cyose ndetse akiri muri iyi si. Njyewe abana banjye nababwije ukuri ejobundi kuri 26 uwo mukobwa avuye kubatizwa. Twari turi mu gikoni dutekeye abashyitsi kuko hari habaye umuganda mu ntara, ubwo abari buze mu bushyashya baje isaha z'ikigoroba, ku buryo saa moya bari bavuye mu mubatizo. Ubwo twe dutekeye abashyitsi turi mu gikoni n'abana banjye turaganira, noneho mbabwira ukuntu nshaka gufungisha ise. Uw'umuhungu aranshyigikira, aravuga ati gifungisha. Uw'umukobwa warabyanga, arambwira ati mama mwihorere n'ubundi ntacyo utakoze, mureke Imana yonyine izamuhana, kuko amarira yacu ubwayo azamutera umwaka. Ndi nk'uku tujya ku ishuri bakatwirukana kandi dufite papa, atari uko yabura yaturihira kuko si menshi, Imana ubwayo izamuhana. Niko uwo mukobwa wanjye yambwiye, kuko nanabwiye mama ngo nshaka kumufungisha, arambwira ngo mwana ngo byihorere mwihorere, Imana ubwayo izamuhana, kuko mama nyine ni umuntu usenga cyane uri mu itorero. Iyo umubwiye ibintu nk'ibyo aravanga Imana izamuhana. Uwo mwana w'umuhungu we niwe wanshyigikiraga, ariko mama n'uwo mukobwa barabyanze. Hanyuma tugana ku musozo, ni ikihe kintu wasaba abantu badukurikiye? Abantu bankurikiye bumvishije ibyanjye byose, uwaba afite icyo yamfasha nkarihirira aba bana, uko njyewe ubwanjye ntacyo nabamara, kuko nta mashuri nize murayumvishije, ayo nize ntacyo yamarira. Hanyuma hari uwabona 1000, hari uwabona 2000, nimero yawe noneho wayivuga hano, uwo wazageraho umugisha akaba yanavuga ati nkoreje n'agasukari, nkoreje n'ibirayi, cyane ko watubwiye utu no munsi noneho inshingano umugabo n'ubundi nubwo umufite asa n'utariho, asa n'uwaziyambuye. N'ubu mubona naje hano isaha nazi urayibona, mu rugo hari akana k'agahungu gafite imyaka 19 kabyara kanyana ko kahuye n'ikibazo, marume baramufunga kandi yigaga mu wa 5 segonderi Kacyiru. Ndamubwira nti ubuzima mbaye murabizi, ariko nanone ntago wahita uvuga ngo ugiye mu ntara utararangiza uyu mwaka.
ubwo nyine naramuganirije ejo ndamubwira nti njyewe nshaka kugirana ikiganiro n'umuntu bita gutya na gutya naramukunze kuko ajya aruhura abantu, kuko hari ikiganiro narebye uri kuganira na twana dutatu tuvukana. Ubwo nimugoroba nyine namubwira nti se uyu munsi nkorusha ejo nzajya mu Gacinjiro cyangwa mbireke. Mubyara wanjye arambwira ati rero nushaka ubireke uzagende uganire n'uriya muntu, ndumva ari byo byiza. Ariko we yavuze ngo wabonye ikirandevu cy'ikigabo ugiye gukura. N'ubu saa izi ngizi tuvugana nshobora no kugenda nkasanga umudugudu uri ku muryango iwanjye uvuga ko mvuye gusambana, kandi aho ndi nawe murahabona. We ntabwo yumva yuko nshobora kuba nacaho nk'uko nabivuze, ubwo ibyanjye nuko bimeze. Nimero yanjye ni 07 8 79 48 74. Nimero yanjye ni 07 8 79 48 74. Ni ukuri ibaruye ku izina Abayisenga Egisi, niyo mazina yanditseho. Ni ukuri mwaba mukoze bantu mwakurikiye iki kiganiro, namwe ubwanyu murabibona. Ntago nishimye kuko imyaka mfite nkaba mfite uburushyi bungana gutya, ni ibintu bikomeye. icyo nabwira abagabo nsoza navuga ngo wa mugabo we, nimba uzi ko byibuza n'umugore mubana, waba umukunda waba utamukunda, ariko kora inshingano zawe nk'umugabo. Kora inshingano zawe nk'umugabo. Kuba umugore atabyara ntago byakuraho ko hari ibyo ushinzwe wakora, ntago byavuga ko utamugaburira, ntibyavuga yuko utamutunga n'ubundi nk'umugore cyangwa se wamuha urukundo. Hari n'ababana bakazuza n'imyaka 15 nyuma bakazabona urubyaro nka umwaka umwe. Ni ukuri navuga ngo biteye isoni n'agahinda abagabo bameze gutyo mwisubireho. Gusa ndagushimiye cyane, ni iby'agaciro, ni ibintu bikomeye kuba umuntu yatanga ubuhamya. Kuko hari benshi bigeraho bikura. Uyu munsi hari abana bafashwe ku ngufu ari batoya, ariko bitera ipfunwe cyane ko ejo arambwiye uti nabonye ikiganiro cy'abantu byagenze gutyo, nanjye numva nakitinyuka. N'indi ntambwe ikomeye nk'uko nawe utanze ikiganiro, hari abandi bizafasha nabo bakumva yuko atari bonyine. Kandi ndagushimiye, wakoze cyane mu kibazo, ukomere kandi ujye usenga, sibyo? Murakoze kunyakira, kuko maze igihe kinini mbitekerezaho ko kwitinyuka nkavuga ni ibintu bye byarananiye, nkavuga ngo abantu bazamvuga, abantu bazandeba ukundi bavuga ngo nawe wabigizemo uruhare. Ariko nta buhari nabigizemo, ahubwo nagize ubwana n'ubwoba. Ibi byose bimbaho kuko iyo ntagira ubwana nkagira ubwoba ntabwo mba narabyaye uwo mwana wa kabiri. Gasaro TV.